Mbese wigeze wumvaho AI cyangwa se ubwenge buhangano? Hari aho se wumvaga ko byahurira n'amadini? Reka rero ngusuhuze cyane wowe udukurikiye, nkwifurize ikaze hano ku Isoko Media kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu, wakora subscribe, ibiganiro byacu byo bikajya bikugeraho gatanu ku kandi. Reka rero turebe iyi nkuru ivuga ku buryo amadini agiye kujya akoresha ubwenge buhangano mu ivugabutumwa. Ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda RIC ryagaragarije abanyamadini n'amatorero uko bakoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano buzwi nka AI mu gukomeza kugeza ivugabutumwa kuri bose. Kuri uyu wa 28 Kanama 2025 nibwo RIC yahuguye abayobozi b'amadini n'amatorero ku kumenya neza akamaro ko gukoresha AI, uko yakoreshwa igatanga umusaruro, ndetse no kumenya ibibi byayo kugira ngo babashe kungura abayoboke babo biganjemo urubyiruko ubumenyi. Umuyobozi wa RIC akanaba n'umwepiskopi mukuru w'itorero rya Anglikani ry'u Rwanda, Dr Laurent Mbanda, yagaragaje ko AI ishobora gukoreshwa mu ivugabutumwa binyuze mu ngeri zitandukanye nko gukora ubushakashatsi, kunoza inyigisho no kuyitegura ndetse n'ibindi. Ati ubwenge buhangano ni ikintu kiri gukoreshwa cyane muri iki gihe, ni ikintu kidusatiriye, cyinjiye no mu itorero. Rero abantu ntibajugunya hariya ngo birengagize ko gifite umumaro cyane. Ikindi kandi kirasa naho kiri guhindura imikorere yacu. Yakomeje ati ni igikoresho cyo kwiga no kwigiraho, ni igikoresho cyo gukora ubushakashatsi, gutanga amakuru meza, ariko tukongera tugaca n'akarongo tugaragaza ko ari igikoresho gishobora no gukoreshwa nabi. Gishobora gukoreshwa nabi kikonona abana n'urubyiruko, kigatanga amakuru atariyo. Rero dukwiye kumenya ibyacyo, tukabisobanukirwa, tukamenya ubwiza bwacyo n'ububi bwacyo, kuko ntaho twagihungira. Yavuze ko abayobozi b'amadini n'amatorero bakwiye kumenya neza bakanumva neza ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano kugira ngo bafashe abayoboke babo kumenya gukoresha neza AI. Ati ushobora kuyikoresha mu gukora ubushakashatsi kuri Bibiliya no gutegura uburyo bwo kwigisha ijambo ry'Imana, ariko natwe tugashyiramo ubwenge bwacu mu rwego rwo gushungura. Yavuze ko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, amadini n'amatorero akwiye gushyira imbere uburyo bwo kurikoresha kandi neza. Nkwibutsa ko ikoranabuhanga ubwaryo si ribi, ahubwo uko rikoreshejwe nicyo gishobora kuba kibi cyangwa se kigatera ikibazo. Yagaragaje ko kuri ubu asanga amadini n'amatorero menshi avuga ubutumwa, ibiganiro byanyuze mu rusengero bikaba byashyirwa ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, X, Instagram n'izindi, kandi bituma bugera kuri benshi mu gihe gito. Umuyobozi wungirije wa EPR mu Rwanda, Julien Kandema, yavuze ko nk'abayobozi biteguye gukomeza kunoza ikoreshwa rya AI mu byo bakora, kandi biteze ko ikoranabuhanga rizarushaho koroshya umurimo w'ivugabutumwa. Ati isi yose iri kugana ku gukoresha AI, nk'amadini n'amatorero nayo birakwiye ko agira ubumenyi kuri yo. Ni byiza kumenya ko ikora cyane cyane
ko abanyamadini usanga ibintu nk'ibi babyita ibyadutse, bakabibona nabi kandi harimo n'ibyiza byabyo. Rero kuyigiraho amakuru ni ukugira ngo tumenye ngo no mu rwego rw'ivugabutumwa ni gute twayikoresha uko bikwiye. Yanavuze ko ishobora kwifashishwa mu gihe cyo kwandika no guhanga indirimbo zifashishwa n'amakorali yo mu matorero atandukanye no gutegura inyigisho zinyuranye. Yongeye kwibutsa ariko ko AI ishobora gukoreshwa nk'uburyo bwo guharabika ivugabutumwa binyuze mu guhimba inkuru zitabayeho no kuzirema, bityo itorero rikwiye kumenya ibyiza n'ibibi byo kuyikoresha. Amakuru rero yaragezweho nayo ngayo mu byerekeye ivugabutumwa mu Rwanda, aho nyine AI igiye kujya ikoreshwa no mu ivugabutumwa, ikaba yakifashishwa mu gutegura ijambo ry'Imana, mu guhimba indirimbo nk'uko twagiye tubibona haruguru. Kandi abayobozi bakwiye kumva ikoreshwa ry'ikoranabuhanga no mu ivugabutumwa. Rero sinzi wowe uko ubibona, mbese urabona AI ikwiye gukoreshwa mu ivugabutumwa cyangwa ni ibintu by'inzaduka nk'uko amadini n'amatorero amwe ajya abifata, cyangwa se akaba ari ukugendana n'ikoranabuhanga amadini nayo ntasigare inyuma? Wowe urabibona ute? Reka duhurire muri komenti. Igitekerezo cyawe ni ingenzi kandi ni inyamibwa. Ndabakunda cyane rero. Ngewe iyi yari Soko Media, nge turi kumwe yari Tuyishimire Elisa. Ciao.